Naam, dukomeje rero n'inkuru yacu ya Saleh alayhi salam. Da'watu Saleh. Igihe intumwa y'Imana Saleh yahamagariraga abantu kugana Allah. وقام صالح في قومه يقول بأعلى صوته. Saleh aza guhagarara imbere y'abantu be arangurura ijwi aravuga ati ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu. Yemwe bantu banjye, igihe kirageze ko mugaragira Allah kubera ko nta yindi mana usibye Allah. وكان الأغنياء في شغل من الأكل والشرب وكانوا في لهو ولعب. Icyo gihe ibikomerezwa byaho byari byibereye mu kunywa no kurya, byibereye mu mikino itandukanye. وكانوا يعبدون الأصنام, kandi abo bantu bose basengaga ibigirwamana. ولا يرون إلها غيرها, nta nubwo babonaga ko hari indi mana usibye ibyo bisanamo. فما أعجبتهم دعوة صالح. Mu by'ukuri ntabwo byabashimishije umuhamagaro wa Saleh abahamagarira. غضب الأغنياء ثمود وقالوا. Abantu rero ibikomerezwa by'abathamud byararakaye biravuga biti man hadha, ubundi uyu tubwira ninde? قال الخدام, ababakoreraga barababwira ati hadha salihun, uyu ni umugabo bita Saleh. قالوا ماذا يقول, baramubaza bati ese ubundi ari mu maki? قالوا, barabasubiza bati يقول, aravuga ati اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, mugaragire Allah kubera ko nta wundi ukwiye gusengwa usibye we. ويقول إن الله يبعثكم بعد موتكم ويجزيكم, aranavuga ko nyuma y'urupfu rwanyu Allah azabazura akabahembera ibyo mwakoze. ويقول أنا رسول الله أرسلني إلى قومي, akababwira ati mu by'ukuri njye ndi intumwa noherejwe ku muryango wanjye no ku bantu banjye. ضحك الأغنياء, ibikomerezwa byarasetse cyane. وقالوا, baravuga bati miskinun, ase uyu mukene wundi هل يكون هذا رسولا, gute yaba intumwa. ما عنده قصر ولا بستان, nta nzu y'imigereka afite ndetse nta n'ubusitani afite. وما له زرع ولا نخيل, nta nubwo afite imirima ikomeye minini, nta n'igifusha afite. فكيف يكون هذا رسولا, ubundi ni gute aba intumwa? Tuzakomeza ubutaha tureba ibyo abakire bamuvuzeho.